umukono mu biteye ubwoba wuzuye ikirere. Yesu arambwira ati, mu kuguru kw'ibumoso bwa Gehinomu hari imyobo myinshi. Aka kayira gaca mu musozi gashamikiyeho akandi kajya mu bindi bice by'ukuguru kw'ibumoso bwa Gehinomu. Ariko turabanza tumara akanya mu kuguru kw'ibumoso ko muri Butazima. Ibintu ugiye kubona bizahora iteka mu bitekerezo byawe. Isi igomba kumenya ukuri ku byerekeye Gehinomu. Abanyabyaha benshi ndetse na bamwe mu bantu banjye ntibemera ko Gehinomu iriho koko. Naragutoranije kugira ngo bahishurire ku kuri. Ibyo nzakwereka byose byerekeye Gehinomu n'ibindi byose nzakwereka ni ukuri. Uyu ni Madamu Maria Catherine Baxter. Ikaze mu gice cya kabiri cy'igitabo cyitwa Ihishurirwa riva ku Mana ku byerekeye Gehinomu. Ni igitabo aho umutwe wa kabiri ugira uti ukuguru kw'ibumoso bwa Gehinomu. Mu gice kibanza twariye imiterere ya Gehinomu, twasobanukiwe aho Gehinomu iherereye. Utaragisoma ndakwinginze, YouTube channel yitwa Umurongo w'Ukuri ni igisubizo. Icyo dukora turasoma kandi tuvuga Imana. Nge umusomyi wa none ndi Alliance Dushime. Wahaye ikaze. Arakomeza agira ati, Yesu yari amaze kunyereka mu ishusho y'umuntu y'umucyo waka cyane kurusha izuba, kandi ishusho y'umuntu yari mu muriro, kandi ishusho y'umuntu yari muri uwo mucyo hagati. Rimwe na rimwe namubonaga nk'umuntu, ariko ibindi bihe nabonaga ari mu ishusho y'umwuka. Yarongeye arambwira ati, mwana wanjye, iyo mvuze data bavuze, njye na data turi umwe. Ibuka gukunda, kubabarirana mbere ya byose. Ngwino aha nkurikira. Turagenda. Imyuka mibi yahungaga kure y'umwami. Naratatse ni Mana yanjye, niki kigiye gukurikiraho? Uko nabivuze mbere, nashoboraga gusobanukirwa ibyariho biba byose. Urugero, narumvaga, naranukirwaga, nararebaga n'ibindi. Ndetse ho byarushagaho. Abari muri Gehinomu baba bumva kandi bazi byose biriho biba. Nanjye ubwanjye nari nzi rwose byabaga. Kubona, kumva, kunukirwa n'ibindi. Ubwoba bwari impande zose. Ibyo kwirinda bitavugwa byari birekereje ahantu hose byihishe, byiteguye kugira nabi. Buri ntambwe nateraga yarushaga ububi no gutera ubwoba. Hari uturyango dusa n'utudirishya duto. Twarakingukaga tukongera tukikinga vuba na vuba hejuru y'umuyoboro. Imiborogo yari yuzuye ikirere. N'ibiremwa bibi byaducagaho biguruka biri hejuru, byavaga mu marembo ya Gehinomu. Mu kanya gato twari tugeze ku iherezo ry'umuyoboro. Nahinze umushyitsi kubera ibyari bituzengurutse byose biteye ubwoba, bishobora no kugira nabi. Gusa nuzuye ishimwe kubera umutekano Yesu Kristo yamaga. Ndashimira Imana kubera imbaraga zayo zikomeye ziturinda no mu myobo yo muri Gehinomu. Nubwo nari mfite iyo ngabo inkingira, nagumaga mvuga ntibibe ubushake bwanjye Mana, ahubwo bibe ku bwawe. Narebye umubiri wanjye. Nibwo bwa mbere namenye ko nari mu ishusho y'umwuka, kandi ishusho yari ifite imiterere y'uko nsanzwe nsa. Nibajije ikiri bukurikireho. Njye na Yesu twavuye muri wa mwobo, wa muyoboro, tugera mu kayira gafite ahantu hagari hateguye ibyatsi impande zose zombi. Hari imyobo y'umuriro kugeza aho amaso yanjye yagarukiraga. Imyobo yari ifite hafi metero imwe n'igice mu butambike na hafi metero imwe mu burebure, kandi yari iteye nk'ibakure. Yesu arambwira ati, hari imyobo ikoze bene ubu buryo mu kuguru kw'ibumoso ko muri Gehinomu. Ngwino ndakwereka imwe muri yo. Nahagaze iruhande rwa Yesu mu nzira, nuko ndeba umwe muri iyo miyoboro. Ubumara, amazuku bwari bushimangiye ku mpande zawo kandi bwarakaga, butukura bumeze nk'amakara yaka umuriro wotsa. Hagati mu mwobo hari ubugingo bw'umuntu. Ubugingo bw'umuntu warimbutse, wapfuye ajya muri Gehinomu. Umuriro watangiriye mu ndiba y'umwobo, uzamuka ukubura, nuko wambika mu mwuka w'uwo muntu mu bibatsi by'umuriro. Mu kanya gato mu muriro warashiraga ugahinduka umuyonga. Wakongera ukaza n'urusaku n'imbaraga nyinshi, ugasatira wa muntu washinyagurirwa mu mwobo. Nararebye mbona umwuka wa muntu wazimiye ufungira mu ishusho y'igikanka. Ndatakane, Mwami Mana yanjye, Mwami wanjye,
ntubasha kumukuraho. Nari ndebye uko asa, byari bibi cyane biteye ubwoba kubireba. Naramurebye ku mutima ni nanjye n'ubuntu bw'Imana bwatumye atari njye uri hano. Naravuze nti mbega ukuntu bibabaje kureba no kumenya ko umwuka muzima w'umuntu uri hariya hantu. Numvise gutaka guturuka hagati y'umwobo wa mbere, mbona ishusho y'igikankirira itaka iti Yesu ngirira imbabazi. Navuze rimwe ni Mwami, ryari ijwi ry'umugore. Murebye numva nshatse kumukurura mu muriro. Kumureba byanteye agahinda kenshi mu mutima. Igikanka cye cyari mu ishusho y'umugore. Imbere muri cyo harimo ubugingo busa n'igihu cy'ikivurivundi cyanduye. Yavugishije Yesu. Natunguwe n'ubwoba ndeba umubiri waboze wanaganaga ku magufwa ye ari ubushangwe, kandi burashya bukagwa bugatakara hasi mu ndiba y'umwobo. Aho amaso yahoze hari ibyobo n'ibinogo birimo ubusa, nta musatsi yari afite. Umuriro watangiraga ku birenge bye ari utubatsi duto. Uko bazamukaga wurira umubiri we wose ukagenda urushaho kuba mwinshi. Nubwo ibibatsi byacogoraga bigasigara ari umuyonga, uwo mugore byagaragaraga nk'aho yakomezaga gushyuha adatuza. Muri we imbere haturukaga imiborogo y'ubwihebe, agira ati Mwami, Mwami, ndashaka kuva hano. Yakomeje kugerageza gushaka kugera kuri Yesu. Ndebye Yesu nabonye mu maso ye harimo agahinda kenshi. Arambwira ati mwana wanjye, uri kumwe nanjye hano kugira ngo utume isi yose imenya ko ingaruka y'icyaha ari urupfu, kandi ko Gehinomu iriho koko. Nongeye kureba wa mugore, inyo zamutondagiraga umubiri wose zivuye ku magufwa y'igikanka cye. Umuriro ntiwashoboraga kugira icyo zitwara. Yesu yambwiye ati izo nyo araziyumvamo zimutondagira. Naratatse ni Mana agira imbabazi. Nabonye umuriro wiyongereye cyane. Kwa gushya kubi guteye ubwoba kongeye gutangira bundi bushya. Gutaka cyane n'ishavu ryinshi byahindishije umushyitsi wa mugore umeze nk'umwuka. Yesu yambwiye ati ibye byararangiye, nta kuva hafi kundi. Navuze nongorera kuko nanatinye cyane. Ni Yesu ucyari hano. Arambwira ati ngwino. Inzira twarimo ntiyagenderaga umujyi umwe, yarazengurukaga inyuma hagati y'ibyobo by'umuriro kugeza aho amaso yanjye yagarukiraga. Numvise imirongo y'abapfuye kandi bariho, yari ivanze n'iminiho n'urusaku rwinshi ruteye ubwoba byavaga impande zose. Nta gihe cy'ituze kiba muri Gehinomu. Umunuko w'umubiri wapfuye n'uriho ubora byari byuzuye ikirere. Twageze ku mwobo ukurikiyeho. Uwo mwobo wanganaga n'uwo twari tuvuyeho. Harimo ishusho y'igikanka. Ijwi ry'umugabo ritaka riva mu mwobo rigira riti Mwami ngirira imbabazi. Kuvuga kwabo konyine niko kwatumaga amenya ko ari umugore cyangwa umugabo. Yavuganaga amaganya menshi n'ishavu ati Yesu mbabarira umvane hano. Maze imyaka myinshi aha hantu nshinyagurirwa. Ndakwinginze mvana hano. Cyari igikanka kinyeganyizwa no guhigima n'amarira menshi kigira kiti ndakwinginze Yesu nkuramo. Narebye Yesu abarira. Uwo mugabo yavugiye mu mwobo arira ati Mwami Yesu, sinababajwe bihagije kubera ibyaha byanjye. Kuva mpfuye hashize imyaka 40. Yesu yaramushubije ati biranditswe ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Abashinyaguzi bose ndetse n'abahakanyi umwanya wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro. Ntiwashoboye kwemera ukuri. Inshuro nyinshi nakoresheje abantu banjye ngo bakwereke inzira. Ariko ntiwashobora kubumva. Warabasekaga kandi wanze ubutumwa bwiza. Nubwo nagupfiriye ku musaraba warankobye. Ntiwabashije kwihana ibyaha byawe. Data yaguhaye amahirwe menshi yo gukizwa iyo uza kuba warumvise. Yesu ararira. Wa mugabo yaratatse ati ndabizi Mwami, ndabizi, ubu ndihanye. Yesu biramushubije ati waratinze, urubanza rwaraciwe. Umugabo yakomeje agira ati Mwami, bamwe mu bantu banjye bazaza hano
kuko nabo batihana. Ndakwinginze mwami, reka ngende mbabwire ko bagomba kwihana ibyaha byabo hakiri kare. Reka ngende mbabwire ko bagomba kwihana ibyaha byabo bakiri ku isi, sinshaka ko baza hano. Yesu arasubiza ati, bafite abavugabutumwa, abigisha, abakuru b'amatorero bose n'abakozi bavuga ubutumwa bwiza bazababwira. Bafite n'akarusho ko kugira uburyo bw'itumanaho rigezweho rya kijyambere n'izindi nzira nyinshi zo kwiga ibyanjye. Nohereje abakozi kugira ngo bemere bakizwe. Niba batazemezwa n'ubutumwa bwiza, ntibazigera bemera n'ubwo babona uwazutse avuye mu bapfuye. Amaze kumva ayo magambo, yatangiye kuvuga amagambo mabi atuka Imana y'ivuma. Nararebaga numiwe, mfite ubwoba bwinshi. Ibibatsi by'umuriro byarazamutse, umubiri w'upfuye ubora watangiye gushya kandi ugwa hasi. Imbere y'iki gishishwa cy'umuntu cyapfuye, nabonye umutima we wasaga n'igihu cy'ikijuju cyanduye, gikwiye hose mu gikanka. Narahindukiye mbwira Yesu nti, mbega ibintu bibi biteye ubwoba. Yesu aravuga ati, umuriro uriho koko, urubanza narwo ruriho. Mwana wanjye, abo mu muriro utazima ndabakunda cyane. Iri ni itangiriro ry'ibintu biteye ubwoba ngomba kukwereka. Hari byinshi biri imbere. Mbwirira isi yose uti, umuriro uriho koko. Uti, abagabo n'abagore bagomba kwihana ibyaha byabo. Ngwino unkurikire, tugomba gukomeza. N'umwobo wakurikiyeho harimo umugore ufite urubavu ruto. Yasaga nk'ufite imyaka 80. Sinashobora kuvuga uko namenye imyaka ye, ariko narayimenye. Uruhu rwari rwaravuye ku magufwa, rwakuweho n'ibibatsi by'umuriro byakaga bidatuza. Hari hasigaye amagufwa gusa. Muri yo harimo umwuka wanduye w'ikijuju. Naritegereje mbona umuriro umutwika. Muri ako kanya nabonye amagufwa gusa ari yasigaye, kandi inyo zayatondegeragamo imbere. Izo nyo umuriro ntiwabasha kuzitwika. Natatse ngira nti, mwami, mbega ukuntu ari bibi birenze. Sinzi uburyo nakomeza kuko ibi bintu birenze ukwemera. Kugeza aho nashoboraga kureba, nabonaga imyuka y'abantu ishya mu myobo y'umuriro. Yesu arambwira ati, mwana wanjye, niyo mpamvu uri hano, kumenya kandi ukavuga ukuri ku byerekeye Gehinomu. Ijuru ririho na Gehinomu iriho. Ngwino tugomba gukomeza. Narakebutse ndeba wa mugore. Gutaka kwe kwari kubabaje cyane. Nakomeje kumwitegereza, mbona ibiganza bye by'amagufwa bishinze hamwe nk'umuntu uri gusenga. Sinashoboye kwihangana, nuko ndarira. Nariraga ndi mu ishusho y'umwuka. Nasobanukiwe ko abantu bari muri Gehinomu nabo bazi kandi basobanukiwe ibi byose. Yesu yarazi ibyo ntekereza. Aravuga ati, nibyo mwana wanjye, barabizi. Iyo abantu baje hano baba bafite ibyiyumviro n'ibitekerezo nk'ibyo bari bafite ku isi. Bibuka imiryango yabo, inshuti, inshuro bahawe amahirwe yo kwihana bakanga kubikora. Bibuka imiryango yabo n'inshuti. Bibuka kandi n'amahirwe bahawe yo kwihana bakanga kubikora. Ntibajya bibagirwa na rimwe. Bahora bibuka iyo baza kwemera ubutumwa bwiza bakihana hakiri kare. Nongeye kureba wa mukecuru, mbona afite ukuguru kumwe gusa, kandi byasaga nk'aho amagufwa y'itako rye harimo imyobo batobaguye. Nabajije Yesu nti, ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Yansubije ati, mwana wanjye, igihe yari ku isi yarwaye kanseri kandi yaribwaga cyane. Baramubaze bagira ngo bakize ubugingo bwe, nyamara yagumye hasi ari umukecuru wuzuye inzika kumara imyaka myinshi. Benshi mu bantu banjye baje kumusengera no kumubwira ko ashoboye kumukiza. Yavuze ati, Imana niyo yangize ishywa, yanze kwihana ngo yemere ubutumwa bwiza, kandi yigeze no kumenya, ariko ikindi gihe aranyanga. Yavuze ko adakeneye Imana kandi ko adashaka ko mukiza. Nyamara naramwinginze nshaka kumufasha, nshaka kumukiza no kumuha umugisha, antera umugongo aramvuma, avuga ko atankeneye. Umwuka wanjye waramwinginze, na nyuma yaho yanteye umugongo nagerageza kumukururisha umwuka wanjye, ntiyashobora kumva. Nyuma yarapfuye aza hano.
Uwo mukecuru yatakambiye Yesu ati, ubu noneho mbabarira, nishuje icyatumye nihana nkiri ku isi. N'amarira menshi yuzuye agahinda kenshi atakambira Yesu ati, iyo nza kuba narihanye mbere ntarakererwa, mwami mfasha umvane hano, nzagukorera, nzaba umuntu mwiza. Simaze kubabazwa bihagije koko? Ni kuki nategereje kugeza ubwo umwuka wawe urekeraho kuruhanya nanjye? Yesu yaramubwiye ati, wagize amahirwe yo kwihana kenshi na kenshi ngo nkorere. Mu maso ya Yesu hari huzuye agahinda. Ubwo narebaga uwo mukecuru ataka, naribajije ni iki gikurikiraho? Numvise ubwoba bunzengurutse ahantu hose. Njye na Yesu twagiye dufite agahinda kenshi tubabaye kugeza mu bukurikiyeho. Imbaraga ze zonyine nizo zatumye nkomeza. Nakomeje kumva gutaka no kwinginga kwa wa mukecuru biva kure, asaba kubabarirwa. Naratekereje iyo ngira icyo nkora nakabaye mukorera. Munyabyaha, ndakwinginze ntutegereze kugeza aho umwuka w'Imana urekeraho kuruhanya nawe. Mu mwobo wakurikiyeho hari umugore upfukamye nkaho yashakaga ikintu yabuze. Igikanka cye nacyo cyari cyuzuyemo imyobo. Amagufwa ye yari ashibutse, ikanzu yicitse yarashyaga, umutwe we wari uruhara, kandi aho amaso ye n'izuru byahoze hari imyobo gusa. Ibirenge bye byari bizengurutswe n'umuriro muke wakaga aho yari apfukamye. Hanyuma yakambakambye mu mpande za wa mwobo w'ubumara n'amazuku. Umuriro wahereye ku biganza bye, kandi inyama z'umubiri we zakomezaga kugwa hasi ubwo yari arimo gucukura. Yahindishwaga umushyitsi n'amarira menshi. Ashavuye yaratakaga ati, mwami, ndashaka kuvamo. Kera kabaye agera hejuru ya wa mwobo agendesha ibirenge. Twararibaga. Nageze ngo agiye kuvamo, ubwo umudayimoni munini ufite amababa manini ariko isa nkaho yavunitse ku mutwe kandi anagana ku mpande zayo, avuduka n'imbaraga ajya aho yari ari. Ibara rye ryari umukara w'ibihogo. Yari afite ubwoya bwinshi bukwiriye ahantu hose ku mubiri we munini. Amaso ye yari kure cyane mu gihanga ku mutwe, kandi yanganaga n'ikirura, idubi rikunda kuboneka mu misozi miremire muri Amerika y'Amajyaruguru. Uwo mudayimoni yirutse yihuta asumira wa mugore, amusunika cyane agenza umugongo, amutura mu cyobo cyarimo umuriro. Nabyitegereje mfite ubwoba, ndikanga cyane. Ubwo yari aguye numvise aneye imbabazi nyinshi, nshaka kumuterura no gusaba Imana ngo imukuremo imukize. Yesu yamenye ibyo ntekereza, aravuga ati, mwana wanjye, urubanza rwaraciwe. Amati n'igihe yari umwana namuhamagaye kenshi ngo yihamagarire. Ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko, naje aho yari ari ndamubwira nti, ndagukunda mu bugingo bwawe, hanyuma uzunkurikire kuko naguhamagariye umugambi udasanzwe. Namuhamagaye iminsi ye yose ariko ntiyashoboye kumva. Yaransubije ati, umunsi umwe nzagukorera. Ubu nta gihe ngufitiye, nta mwanya mfite kugukorera, nkeneye kwinezeza. Yesu, ubu nta mwanya namba wo kugukorera, nzaba ngukorera ejo. Ejo iyo niyegeze. Yakomeje kwitegereza agatungura. Uwo mugore yatakiye Yesu ati, kuri ubugingo bwanjye burashinyagurirwa. Nta kuntu nava ahantu koko. Nzi ko nashakaga isi mu cyimbo cyawe, nashakaga ubutunzi mwami, kumenyekana, amafaranga n'ibintu by'igiciro cyinshi. Ibyo byose narabibonye. Nashobora kugura icyo nashakaga cyose. Narigengaga. Ninjye warushaga abagore bose mu gihe cyanjye ubwiza no kwambara neza, kandi nari mfite ubutunzi, amafaranga, nzwi cyane, mfite ibintu byinshi. Nyamara nasanze ko no kujyana nabyo natwe bidashoboka. Ayi mwami, Gehinomu iteye ubwoba, ni mbi cyane ku manywa na nijoro, sinjya nduhuka. Iteka ryose mpora mu buribwe no gushinyagurirwa. Arataka ati, mfasha mwami. Uwo mugore yarararamye arebana na Yesu urukundo. Uwo mugore yarararamye arebana Yesu urukundo rwinshi, ati, mwami wanjye mwiza, iyo nza kuba narakumviye nzakuvuza iteka ryose. Nari naragambiriye kugukorera mu gihe cyanjye nzaba numva niteguye.
natekereje ko uzahora untegereje, ariko naribeshye. Nari umwe mu bagore bashakwaga cyane. Abagabo benshi banyirukagaho kubera uburanga nari mfite. Namenye ko Imana yampamagariraga kwihana. Mu buzima bwanjye bwose yankurushije imiringa y'urukundo, ariko natekereje ko nashobora gukoresha Imana nk'uko nakoreshaga abandi bantu bose. Igihe cyose yabaga ihari. Nibyo koko nakoresheje Imana. Yagerageje cyane kubona imikorere. Muri icyo gihe cyose nabonaga ko ntabikora, ariko nibeshye. Natangiye gukora Satani kurushaho, hanyuma mukunda kuruta uko nakundaga Imana. Nakunze gukora ibyaha, sinahindukirira Imana. Satani yakoresheje ubwiza bwanjye hamwe n'amafaranga yanjye kandi n'ibitekerezo byanjye byose byaremaga ububasha n'imbaraga yashoboraga kumpa. Nubwo byari bimeze uko, Imana yakomeje kunyinginga. Nanjye ku mutima ni mfite ejo n'ejo bundi, haracyari kare. Nyamara umunsi umwe ni mu modoka ngenda, umushoferi wanjye yagonze inzu mpita mpfa. Hanyuma y'ayo magambo yaravuze ati, Mwami mbabarira unkuremo. Ubwo yavugaga, ibiganza bye n'akamagufwa bishaka gukora kuri Yesu, ari nako umuriro nawo wakomeza kumutwika. Yesu aravuga ati, urubanza rwaraciwe. Amarira amushoka ku matama. Tugenda twerekeza ku mwobo ukurikiyeho. Muri njye narariraga kubera ibibi byo mu muriro utazima nabonaga biteye ubwoba cyane. Naratatse ni, Mwami mukundwa, mbega gushinyagurirwa kw'imitima iri hano. Nta byiringiro, nta buzima, nta rukundo. Gehinomu iriho koko, nta nzira yo kuyivamo. Ndibaza ni, agomba gushya iteka yose muri iyi batsi ry'umuriro. Yesu aravuga ati, igihe kirimo kirahita, tuzagaruka ejo. Nshuti, niba ukora ibyaha ndakwinginze ihane. Niba wanavutse ubwa kabiri ukaba warateye Imana umugongo, ihano igarukire, ube umuntu mwiza kandi uhagararira ukuri. Kanguka, igihe kitari cyarenga, nibwo uzashobora kubana n'Imana iteka mu ijuru. Yesu yongera kuvuga ati, Gehinomu iteye nk'umubiri w'umuntu uryamye mu isi hagati y'ikuzimu. Iteye nk'umubiri w'umuntu, ni nini cyane kandi ifite ibyumba byinshi by'agashinyaguro. Wibuke kubwira abantu bo mu isi ko amamiliyoni y'imyuka yaciriweho iteka ari hano, kandi n'indi myinshi ntisiba kuhagera buri munsi. Ku munsi w'imanza ukomeye, urupfu na Gehinomu bizajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Urwo ruzaba ari urupfu rwa kabiri. Arekwa nta wasomye bifuza gusubirirwamo. Twe turasoma muri comment. Ushobora kandi no kutwandikira kuri WhatsApp. Jya kuri About YouTube channel, urabona nimero yacu ya WhatsApp, ushobora kutwandikira. Amahoro y'Uwiteka abane namwe. Shalom.